Muraho neza abakunzi bacu bahora dukujya umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje gukosora ikizami kiba cyakozwe uyu munsi kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitukigo tuzatsire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu usabwa kugira dukosora ikizami nk'iki ntabwo bigoye. Ufata agapapuro ugafata ikaramu kagenda wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Murabizi ikibazo kimwe cya gifite ibisubizo bine ugatema icy'ukuri ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota araza kugera kuri 20. Ibi nibyo no kuza gukanda subscribe niba utari wayikanda kugira ngo ikizame gishya dushyizeho kugira ngo isomo rishya dushyizeho. Murabizi ngenda bashyiraho amasomo agenda bafasha kumva neza bino bizame biba byakozwe kugira ngo ujye uhita uyabona ku gihe. Rero ikintu ukora ni kimwe, ujya wanditse subscribe ukahakanda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata ikaramu. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabakijwe uyu munsi, ariko mbibutsa ko kode ziri koneka waba yose mu gihugu. Twandike cyangwa duhamagare kuri 0788 935 gufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online bitagukurira ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha waba uri hose mu gihugu, wazajya ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike kuri izo nimero 0788 ibyo byose tubafashemo. Ndakeka ko rero mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere cyabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza icyapa dufite, asigaye umbwire ese kino cyapa gisobanura iki, ese gifitiye ishusho. Mbere yuko umenya ubusobanuro bwacyo ubanza wibaze ese gifitiye ishusho. Ese uri kubona ari impande eshatu, ese uri kubona ari impande enye, cyangwa uri kubona ari uruziga? Kino cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara birimo imodoka isa nkaho yari iri ahantu. Ntabwo nabivugaho kuko ntabwo wari wahitamo igisubizo cy'ukuri. Ese hano abona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kiye? Tegereze neza. Iravuga ngo uguhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. Mbega ngo inzira nyabagendwa iri ku musozi ucuramye. Seka ngo umuhanda utaringaniye, naho deka ngo umuhanda wangirijwe n'isuri. Ese hano wabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi iso cy'ukuri, cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 mwa kino kizame cyakozwe uyu munsi. Ndakeka ko wamaze gutema iso cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ubundi kino cyapa gisobanura ko ugeze guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. Birashoboka ko nabagiye kuvuga igisubizo cy'ukuri utari wamara kugihitamo, uhagaritse video kugira ngo urebe neza amanota ugize kuri 20 ko ari wari kugira mwa kino kizame cyakozwe uyu munsi. Rero kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira byo ku mihanda. Kino cyapa kikaba gisobanura ko ubugeze ugiye guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. Urabona ko iri modoka yari isa nkaho iri guhanuka, ariko hano hari uturongo dutatu bisobanuye amazi. Ndakeka ko rero uramaze guhitamo, ndakeka ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Rero ndakeka ko niba utari wagikoze kigarutse kitakunanira, niyo mpamvu tuba twaje gukosora ibizame biba byakozwe. Mbibutsa ko kode ziri koneka waba uri hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0788 935 gufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online bitagukunda guze twigane mu shuri, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri iyo nimero 0788 935 tukabigufashamo ukiga mu gihe gitoya, wazagirwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire tubafashe. Mu kibazo cya kabiri kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Kitegereze neza, gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kino cyapa gisobanura iki? Iravuga ngo hanyurwa na velomoteri gusa. Mbega ngo nta modoka. Seka ngo hanyurwa n'imodoka gusa, ndeka ngo ntihanyurwa n'amapikipiki. Ese hano wabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi iso cy'ukuri, ucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Kino cyapa gisobanura iki? Ndakeka ko wamaze gutemeza cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko hari ikintu ubonye kiri ku Google uri gukosora bino bizame biba byakozwe, ucyandika muri comment zanyu zose ndazisoma, nkazagikurikizaho, wazagirwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero kino cyapa gisobanura ko
ugeze hano izo cy'ukuri nta kindi ni hanyurwa n'amapikipiki. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa bibuza. Ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kukikubuza. Hano mu kirango uri kubonamo ipikipiki, ubwo ntihanyurwa n'amapikipiki. Iyo ubonyemo umuntu cyangwa umunyamaguru ntihanyurwa n'abanyamaguru. Iyo ubonyemo kiriya imodoka bitwara ibicuruzwa ntihanyurwa na biriya bimodoka bitwara ibicuruzwa. Ndakeka ko ubimenye. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa bibuza. Ikintu cyose kiba kiri mu kirango baba bari kukikubuza. Iyo ubonye harimo 80 bari kukubuza kurenza umuvuduko wa kilometero 80. Ndakeka ko usobanukiwe. Niyo mpamvu hano tuba turi gukosora, turi no kwiga. Niyo mpamvu ari byiza kugira ngo uze dukosorane kino kizame kiba cyakozwe, kuko ikibazo twakosoye iyo kigarutse ntabwo cyakunanira nubwo waba wakishe mwa kino kizame twakosoye, ariko iyo kigarutse mu kizame cyawe uragikora. Bino bikaba binaruta kuko wagenda ugakwiriye uri gusoma ibitabo hariya usa nkaho uri kubiboroka, ariko hano iyo wagikoze, iyo kigarutse n'ubundi uragikora. Waba utagikoze cyagaruka ukazagikora. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ahuye n'ikinyabiziga cyakije itara ry'umuhondo rimyatsa. Hano ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo kitagishoboye kugenda. Mbega ngo mu gihe ikinyabiziga ndakumirwa giturutse mu kindi cyerekezo. Seka ngo mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo cyihuta, deka ngo kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Ese umuyobozi w'ikinyabiziga uri kugenda mu nzira nyabagendwa, ese nicyo uba wakora mu gihe uhuye n'ikinyabiziga cyakije itara ry'umuhondo rimyatsa? Ndakeka ko wamaze gutema iso cy'ukuri. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. N'iso cy'ukuri nta kindi ni D. Ugomba kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Mbibutsa ko ubundi nujya mu kizame ukabona mu bisubizo bine baguhaye harimo icyerekeye kugabanya umuvuduko, akenshi gikunda kuba ari igisubizo cy'ukuri. Nka 90% gikunda kuba ari igisubizo cy'ukuri. Ntabwo navuga ngo ni 100%, ariko nka 90% ibe mw'iyo bisubizo bine baguhayeho harimo icyitwa ngo kugabanya umuvuduko. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, gikunda kuba ari igisubizo cy'ukuri. Rero nubona nta yandi mahitamo ufite, ukabona icyo kibazo ntabwo ukizi, uzashakire mw'ibyo byerekeye kuba wagabanya umuvuduko, kuko kugira urinda abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa ibyago, ikintu ugomba gukora ni ukugabanya umuvuduko. Ndakeka ko ramaze guhitamo D. Rero ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki mu gihe anyuzweho n'ikindi kinyabiziga barakudepashe. Ese uba wakora iki? Ese niye myitwarire uba ugomba kugira nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Iravuga ngo gupezanya umuvuduko wari ufite. Mbega ngo kujya iburyo, sega ngo kujya ibumoso, deka ngo kongera umuvuduko. Ese nicyo ugomba gukora mu gihe bakunyuzeho cyangwa bakudepashije? Ndakeka ko hano wamaze guhitamo iso cy'ukuri. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A. Ugomba gukomezanya umuvuduko wari ufite. Kubera iki iso cy'ukuri ari A? Kujya iburyo waba uri kujya muri za sangoma, waba uri kujya muri za ruhurura. Kujya ibumoso waba uri kujya ku mugonga. Kongera umuvuduko mu bisubizo bazaguha, nubona harimo icyerekeye kongera umuvuduko, ntuzigere ugihitamo, kuko keretse wenda ari nk'icyapa cyabigutegetse. Biriya byapa bitegeka biri gutegeka kongera umuvuduko, ariko mwa bino bisubizo bine baba baguhaye nubona harimo icyerekeye kongera umuvuduko mu buryo bwo kwirinda icyago, ntabwo kiba ari igisubizo cy'ukuri. Ndakeka ko rero mwari mwamaze guhitamo A. Ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo igihe umuyobozi w'ikinyabiziga atwaye mu muhanda uromberejeho ibice byinshi, agomba kugendera mu kihe gice cy'umuhanda? Murabizi hari igice cy'umuhanda iyo ukinjira mu muhanda uba ugomba kugendamo. Ese ni ikihe? Araho ngo kugendera mu gice icyo ari cyo cyose kirimo ibinyabiziga bike. Mbega ngo kugendera mu gice cy'ibumoso keretse ushaka gusohokera iburyo. Sega ngo kugendera mu gice cy'iburyo bw'umuhanda keretse ushaka kunyuranaho. Deka ngo nta gutwarira mu ruhande rw'iburyo bw'umuhanda kuko hagenewe imodoka. Ese hano wabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari iki? Ese umuyobozi w'ikinyabiziga uri kugenda mu muhanda urombejeho ibice byinshi. Ese ugomba kugenda mu kihe gice cy'umuhanda? Murabizi haba hari ibice by'iburyo, haba hari iby'ibumoso. Rero hano igisubizo cy'ukuri ndakeka ko wamaze kugihitamo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni
si kugenda mu gice cy'iburyo bw'umuhanda keretse ushaka kunyuranaho. Murabizi iyo turi kugenda utwaye ikinyabiziga ukinjira muri kaburimbo uhita ujya mu ruhande rw'iburyo, ariko mu gihe ushaka kunyuranaho ugiye kudepasa cyangwa ugiye guhindura icyerekezo uba wakoresha rura ruhande rw'ibumoso. Ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo se, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 gufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, ufite akazi katagukundira ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu gihe gitoya wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa hino bababaza, noneho ukaduha amasaha abonekaho ku munsi. Nubwo waduha saa 2 z'ijoro twe tuba duhari tukaboneka twakwigisha. Murabizi intego yacu ni kugira ngo tujye dukora rimwe duhite dutsinda. Ukeneye kode yo gushaka kategori ziri kuboneka, ukeneye noneho kwiga ikinyabiziga nabwo watwandikira ku izo nimero maze kubabwira, tukabigufashamo mu gihe kitarenze ukwezi, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kwiga computer uri mu mujyi wa Kigali, watubwira tukagusanga naho ukorera, asigaye tukanagugura ku mategeko y'umuhanda, wazagerwaho ugatsindira ku manota hejuru kandi bitakugoye. Murabizi niyo ntego yacu. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki igihe ageze aho banyura bazengurutse? Mu zindi ndimi z'amahanga bahita ngo ni muri rompwe cyangwa ni kuri rompwe. Rero hageze umuyobozi w'ikinyabiziga, ese uba wakora iki? Araho mutanga inzira ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazengurutse. B kavuga ngo tanga inzira ku binyabiziga biremereye gusa. C ikavuga ngo iki? C ngo utanga inzira gusa niba uri mu nzira ya kabiri n'iya gatatu isohoka. Naho D ngo komeza kuko abandi bayobozi b'ibinyabiziga bagomba kuguha inzira yo gukomeza. Ese ugomba kugira iyihe myitwarire ugeze hari abanyura bazengurutse? Hari mu zindi ndimi z'amahanga mujya mwita ngo ni kuri rompwe, ni muri rompwe. Hari igisozo cy'ukuri nta kindi. Ndakeka ko wamaze kubyitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisozo cy'ukuri nta kindi ni ugomba gutanga inzira ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazengurutse. Ndakeka ko wamaze guhitamo A, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga ntabwo yahora yaka ibihe byose, hari igihe aba agomba kugira akazimwa. Ese ni mu bihe bihe aba agomba kuzimwa? Araho ngo iyo umuhanda umurikiwe umuyobozi abasha kureba muri metero 20, ukaba wareba muri metero 20. Beka ngo iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. Seka ngo iyo ari mu nsisiro. Deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Iyo wavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, washatse kuvuga ngo A ni igisubizo cy'ukuri, B ni igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ni igisubizo cya nyacyo. Hano wabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari iki? Nka bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko amaze kugihitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano ubundi igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. No kubera iki? Kubera ko ari amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe, birashoboka ko ashobora gucana ku kindi kinyabiziga bagiye kubisikana, kikaba cyatuma asa nkaho atari kureba aho ari kujya, bikaba byamuteza ibyago birimo nk'impanuka, kandi bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu mugomba kwitonda. Rero niyo mpamvu iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi kiba kigomba kuzimya ari amatara maremare y'ikinyabiziga, kigakoresha amatara magufi. Ndakeka ko rero waramaze guhitamo B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Niba utari wayihisemo, ndakeka ko kigarutse kino kibazo kitakunanira. Niyo mpamvu tuba twaje gukosora ibizamini biba byakozwe kugira ngo ikikunaniye n'ikizagaruka mu kizamu uzakora ejo cyangwa ejo bundi uzahita ugikora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Ayahe matara? Aravuga ngo itara ndangamubyimba, mbega ngo itara ryerekana icyerekezo, seka ngo itara ndangaburumbarare. Naho deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano abona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari iki? Bino bisubizo bine baduhaye. Ubonye uri gukosora kino kizamu ukabona hari ibintu biri kukugora, byandika muri comment zanyu zose ndazisoma, nkareba ibyo mwansabye, asigaye nkazabibateguraho isomo, nkazaribashyiriraho, mwazagirwaho mugatsinda ku manota hejuru kandi bitabagoye. Ariko birashoboka ko waba ufite umunsi umwe ujye gukora cyangwa ufite iminsi 2, urumva iyo minsi ni mike, hari igihe amasomo yaba atagezeho,
itunyandikira kuri WhatsApp kuri 0789 356 ukambwira ati nyine wenda isomo ku bintu bijyanye na bino biri kungora, nkaba nahita nkufasha nkaguteguraho iryo somo wazagerwaho ugatsinda ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ndakeka ko rero hano wamaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. A ni igisubizo cy'ukuri, itara ndangamubyimba. B ni igisubizo cy'ukuri, itara ryerekana icyerekezo, ndetse na C ni igisubizo cya nyacyo, itara ndangaburumbarare. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9 kirabaza ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Ese biharirwa abanyamaguru mu bihe bihe? Hano ibisubizo 4 baduhaye. Aravuga ngo iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, ashobora kuba wenda ari kwerekanwa n'ibyapa cyangwa n'ibindi bimenyetso bimurika. Mbega ngo iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu cyangwa bakaba badatatanye. Sega ngo iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso cyangwa se akaba hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Ndeka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, ndakeka ko mumaze kubimenya. A ni igisubizo cy'ukuri, B ni igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ni igisubizo cya nyacyo, kikaba ari igisubizo cya nyacyo. We hano wabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Ndakeka ko utazabyitiranya. A yavuga ngo iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, ariko kuri C bavuze ngo iyo hatari, mu gihe kuri A bavuze ngo hari. Ndakeka ko rero uri guhita umenya aho bitandukaniye. Rero igisubizo cy'ukuri ni C, iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Ndakeka ko waramaze guhitamo rero C, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10 kirabaza ngo imburira zimurika zemewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahakurikira. Iyo bari kuvuga umuyobozi, bari kuvuga umuyobozi w'ikinyabiziga, ntabwo bari kuvuga abayobozi mu nzego runaka. Aravuga ngo mu nsisiro gusa. Mbega ngo hegera inyamaswa zikurura. Sega ngo hafi y'amatungo. Dega ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Bonye ngiye kukivuga utari wamara kugihitamo, wagaritse video kugira ngo uze kureba ko amanota ugize kuri 20 ariyo wari kugira nta kino kizami cyakozwe uyu munsi. Rero hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi kino kibazo neza gutya kimeze, hari igihe bongeye bakakikubaza, ariko hano batubwiye ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko niba bavuga ngo mu nsisiro cyangwa ahandi hose, icyo nicyo kizaba ari igisubizo cy'ukuri. Ariko hano kubera bavuze ngo mu nsisiro gusa, bise bivuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko rero wari wamaze guhitamo D. Ndakeka ko nibaramuka bagihinduye bakakubwira ngo mu nsisiro cyangwa ahandi hose, uzahita ugikora, uzahita uhitamo aho handitse ngo mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Niba cyangwa mu nsisiro gusa, uvuge ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko rero waramaze guhitamo D, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri rumoro kikuruwe niyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira. Buri modoka cyangwa buri rumoro kikuruwe niyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Niba ugiye kumudepasa, wamwereka ko ugiye kumudepasa kujya akwereka ko yabonye ikimenyetso cy'uko wenda kumunyuraho, akagira itara akoresha. Ese iryo tara rero rifite amabara asate? Aravuga ngo umuhondo, mbega ngo icyatsi, seka ngo umweru, dega ngo umutuku. Hano abona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri, ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ubundi iryo tara rigomba kuba rifite amabara y'icyatsi kibisi. Ndakeka ko rero waramaze guhitamo B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo umwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma aho iri
uko yaba yikoreye kose ku kazamuko cyangwa ku gacuri bya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Aravuga ngo feri yo guhagarara umwanya munini, mbega ngo feri y'urugendo, sega ngo feri yo gutabara, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano wabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kiye mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko bamaze kugihitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, feri yo guhagarara umwanya munini. Usomye kino kibazo neza bakubwiye ngo imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo, niyo umuyobozi yaba akizutse atarimo, ugahita umenya ko ari feri yo guhagarara umwanya munini, kuko bavuze ngo niyo umuyobozi yaba atarimo. Ubwo niba umuyobozi azaba atarimo bivuze ko ikinyabiziga cyawe kizaba gihagaze, ubwo hazaba harimo feri yo guhagarara umwanya munini. Ndakeka umenye impamvu hano iso cy'ukuri ari A, feri yo guhagarara umwanya munini. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa utugarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ya santimetero 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye, ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ku yayo matara A iravuga ngo amatara kamenabihu, mbega ngo amatara yo kubisikana, yo gusubira inyuma. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri. Amatara kamenabihu n'amatara yo gusubira inyuma, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. None wowe urabona hano igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kiye? Mwa bino bisubizo bine baduhaye ndakeka ko rero wamaze kugitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, amatara kamenabihu ndetse n'amatara yo gusubira inyuma. Mbibutsa ko ngenda bategura amasomo agenda bafasha kumva neza bino bizamera byakozwe, kugira ngo rero ujye uhita uyabonera ku gihe. Ujya aho handitse subscribe ukakanda, najya kiraho ikintu ugahita ukibona. Mbibutsa ko ndi kugenda bashyiraho n'ibibazo biri gukunda kuba byabajijwe mu kizami, kugira ngo rero ujye uhita ubibona ku gihe. Ujya aho handitse subscribe ukakanda, naba nkibishyiraho ugahita ubibona, bagahita baguha notification utarindiye ko abandi bantu ari bo bagusharinga link. Noneho ubonye hari n'ikiri kukugora ucyandika muri comment zanyu zose ndazisoma nkazagikurikizaho, wazagirwa ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Hano rero ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo C, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kirabaza ngo iyo tumuritswe n'amatara y'urugendo y'ikinyabiziga, utugarurarumuri tugomba nijoro igihe ijuru rikeye kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ikurikira. Yihe ntera? Araho ngo muri metero 100, mbega ngo muri metero 150, sega ngo muri metero 200, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kiye? Mwa bino bisubizo bine baduhaye ndakeka ko rero hano bamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, muri metero 150. Umuyobozi uri muri metero 150 akaba yabona ibi bimenyetso. Ndakeka ko rero bamaze guhitamo B, ndakeka ko bamaze kuyandika ku papuro. Ikibazo cya 15 kibaza ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri hatarimo velomoteri n'ibinyabiziga bidapakiye, umuvuduko wabyo udashobora kurenga kilometero 50 mu saha ahateganye, bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ikurikira. Bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze, kiba gifite ibikoresho by'ihoni, gishobora kuvuga izi honi ukabyumvira mu ntera runaka. Hano bari kutubwira ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri ariko hatarimo velomoteri n'ibinyabiziga bidapakiye, umuvuduko wabyo udashobora kurenga kilometero 50 mu saha ahateganye. Rero biba bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ikurikira. Cyavuzeho ni kiri mu ntera imwe mwa zino baduhaye ukaba wacyumva. Hano ari igisozo cy'ukuri nta kindi. Aya tubwiye ngo muri metero 200, B iratubwira ngo metero 150, C iratubwira ngo metero 100, D iratubwira ngo metero 50. Wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Rero hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, muri metero 100. Ndakeka ko rero bamaze guhitamo C, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi,
kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kiburire hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga. Ariko ibyo ntibireba ikinyabiziga bikurikira. Kwa kundi baba baguhagaritse wenda bari kukwaka ibyangombwa, rero niba ari ikinyabiziga runaka kiba kigomba kugira ukuntu kigaragazwa kugira ngo abandi bayobozi baza bagisanga bitababera imbogamizi. Ngo ariko ibyo byo kugira ukuntu bigaragazwa ibyo ntibireba ibinyabiziga bikurikira. Ibihe binyabiziga ari abamo velomoteri, mbega ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande, mbega ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano babona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Bino bisubizo bine baduhaye. Rero hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Velomoteri cyangwa ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande mu gihe bayihagaritse wenda yegereye umuhanda, ntabwo ari ngombwa kugira ibifite ibintu biri kuyerekana kuko yo n'ubundi ntabwo iraba iratwara umwanya munini. Ariko nk'iyo ari imodoka bahagaritse bigomba kugira ukuntu igaragazwa kugira ngo itabera imbogamizi abandi bari kuza bayisanga. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zigiye hejuru uretse ubutaka butsindagiye butandukanya imihanda ibiri bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira. Nabahe ari abo abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Mbega ngo abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi. Se ikavuga ngo iki? Se ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, naho D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano babona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Bino bisubizo bine baduhaye, ndakeka ko bamaze kugihitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Ndakeka ko mukunda kubibona, mukabona hari nk'ahantu abanyamaguru baba bagomba guhagarara wenda mu gihe bari kwambukiranya umuhanda, waba wambutse ukabona hari ibindi binyabiziga byinshi byaje, bikaba ngombwa ko rero uba ugomba kuba uhagaze ahantu. Rero niho bari kuvuga. Aha rero bahagarara niho abanyamaguru baba bashaka guhagarara akanya gatoya igihe bari kwambukiranya umuhanda. Ndakeka ko bamaze guhitamo A, ndakeka ko bamaze kuyandika ku papuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iyo bitewe n'imiterere y'ahantu intera itandukanye icyapa cy'ahantu habi iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. Ara ngo kare ifite ubuso bw'ibara ryera, mbega ngo urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera, siga ngo mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura. Deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bibutsa ko iyo video y'ibyapa by'inyongera namaze kuyibakorera iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, kugira ngo uzajye uhita ubona andi masomo tuba twabashyiriyeho, ujya wanditse subscribe ukahakanda, najya mbishyiraho ugahita ubibonera ku gihe. Rero hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko bamaze kugihitamo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Ndakeka ko rero bamaze guhitamo B, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba ijuru rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Mu gihe ntera aravuga ngo muri metero 100, beka ngo muri metero 50, seka ngo muri metero 40, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano abona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, ndakeka ko bamaze kuyihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, muri metero 40. Ndakeka ko rero bamaze guhitamo C, ndakeka ko bamaze kuyandika ku papuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe uyu munsi kirabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Araba ngo iby'inyuma metero 3, B kandi ibiri imbere metero 2.70. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Iby'inyuma ikaba ari metero 3, naho iby'imbere ikaba ari metero 2.70. Bibutsa ko kuvuga ngo metero 2.70 no kuvuga ngo metero 2.7 byose bari kimwe. Murabizi
iyo twanditse 2,7 na 2,70 byose aba ari kimwe kuko zero iri inyuma y'akadomo, iyo nta wundi mubare ukurikiraho nta kintu ibivuze. D ngo nta giso cy'ukuri kirimo, iyo wavuze ngo D nta giso cy'ukuri kirimo ndakeka ko byo mumaze kubimenya. Abashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igiso cy'ukuri, B ntabwo ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Urabona ni igiso cy'ukuri cya nyacyo ari iki? Nta bino bisubizo bine baduhaye, ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ni igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Iby'imbere ni 2 n'ibice 70. Kino kibazo baba bashobora kugihindura bakafata zino metero bakazishyira muri santimetero, bakavuga ngo A iby'inyuma santimetero 300, B iby'imbere santimetero 270. Ubwo rero uzahita uhitamo B n'ubundi, kuko ikintu bazaba bakoze gusa ni icyo guhindura ingero. Ndakeka ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije, hari ikintu ukeneye ko nkwigisha, cyandike muri komenti zanyu zose ndazisoma, zakibakurikirizaho, kandi ndakeka ko intsinzi turi gushaka tuzayigeraho. Niba uri hafi gukora ikizame cyose gikozwe, jya uragikosora, ibibazo biri gukunda kugaruka, kugira ngo nikigaruka mu kizame urakora uhita utsindira ku manota hejuru kandi bitakugoye. Ibindi byo ni ukubutsa gukanda subscribe niba utari wayikanda, kugira ngo nigenda bishyiraho ujye ubibona ku cyembutso, kuko de nazo ziri koneka waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 tubigufashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.